amaganya gabanya kubabara fokasinga ku mirimo ukora rata gabanya amaganya umutima usobenza amaganya gabanya oya gabanya isikute oya n'amarira umutima usobenza amaganya gabanya amarira ese noneho zamu yagiye he? Umuntu akomanga inshuro zingana uko nguko ataramufungurira koko? ariko muto ntabwo washobora gukubura telefone. Mabusha urabona ko kiri vumbi ntari kontorora ko turabona tutari mu gihe cy'izuba. ariko muto nsigaye mvuka vuga niba kakunaniye watahana shaka undi. Mabusha ntago akazi ari ukunanira nawe uri kubibona izuba ryaravuye ivumbi ni ivumbi kandi amazi yarabuze nayo ntabwo nabona amazi yo kwirwanira hano ngaho yapfusha ubuze. ufitiye amazi muri harayugura. Mabusha mbabarira ubutaha ntabwo bizongera. ubwo nyine nuko ibyo ni ibyawe nzambibarira. ubu ni boss uje buriya azafungure Umusaro urahanga igihe cyose nakumangiye nkaba ntahagaze nk'iminota 30 hanze nabuze umuntu wamfunguye telefone ya madamu nawe sinzi aho yayisize ndi kumuhamagara nyiri gucamo kwihangana boss agatetse kare kadatwaye kuki se ubutaryana. ariko boss nawe ntabwo nabazanye imodoka n'impamvu nakumvaga Imodoka yapfuye dore neza akamoto imodoka nayishyize mu garage akaba wasinzira nuko uzabihindura tukaba oh yigire wisubireho kabisa. ntacyo boss murakoze sawa murakoze kabisa. Nanjye nibwo ngeze mu rugo dore akazi nanjye mba nkavuyemo. Daddy Meze se Christian mwana wanjye. meze neza papa. Mama wawe yageheze. Mama ari mbona hano uri wenyine. Mama yari yagiye hari Hirya hano ku rugo rw'abaturanyi. oya yari yagiye mu gikari sinzi ibyo yari ari gukora. Okay, nzanira udusiripe mbe nambaye ndumva naniwe. Bajyana bazino Nese wamagara umukozi akazifata. oya zijyana umukozi se ni ngombwa ibyo ni ibintu bwo kuri wahamagara umukozi umukozi ari ngombwa. naho se papa muri no minsi ejo bundi naragutegereje njya mutarava ku kazi ubwo akazi kaba kabaye kenshi Christian igihe cyose ntabwo isaha nahira ntabwo ariyo saha naguma nahira. Christian wariye nari ariko ntabwo wamaye porridge none ntabwo wamaye porridge kubera nese urabura umukozi rega nawe yasigaye ateka ibintu bitaryoshye. cyo bibaho nyine se ubu ngubu ukigenda ubwira mama wazana mubwire nzamubwire kongera ugure kandi dotore yarashize. nta kibazo genda ubwire mama waze mubwire umukozi uzamwirukana ushaka undi w'umugabo. mama papa aragushaka muri salo ngo genda agushaka. papa yaje okay nta kibazo.
Mama waje. Christian umeze ute se? Bino ni amahoro. Cyane hari iki? Naje kare nyine nsanga Christian ari hano mu nzu Akazi kagenze gute? kagenze neza ariko imodoka yapfuye umujyanye mu garage bipe Nta kibaye kabisa. Ako Kristo yariye. Yariye kandi yahaze. hari ikibazo mbwiye kiri hano rero niba ari byo niba atari byo sinzi niba nawe ujya witaho kubibona. Ikihe? nawe ubundi nari nyiri kukubwira urabona Christian ngo ntago akibonera ibiryo ku gihe kandi ikindi cya kabiri cyongeyeho breakfast aho ntakifatira mu gitondo bimeze bite ibyo bintu ntabwo ujya wita kubikurikirana ngo urebe umwana bimeze bite n'umukozi Ko ntabyo arambwira. none ngiye ko ngeze hano akabimbwira namubajije Christian wari ngo yego ngo nahari ariko ntabwo nahazi gute utahazi umukozi nyine atangira kumbwira ibintu by'umukozi breakfast ntayo yigeze afata ntayajya afata Barayimisha kuko ndaza umukozi akambwira ngo yamugaburiye yariye. okay bwira Christian azana ngo tumubaze ibyo ari byo. Christian? Oui mama. Banachaka asa Christian nta kintu wabasha gukora utagendera muri telefone yarakubase nta kindi kintu wakora utagendera muri phone Na wifi yashize ndabona iri kugenda gake banya hari yashize. ese Christian ikibazo kiri muri uru rugo ngo kimeze gite Ikibazo cyane dona porridge. icyo kibazo kiri aha ngaha gusa Ikibazo nicyo kiranga. breakfast Mwana wabuze iki? Ubwo se niki nabo? Kumumisha kwanganiriza ku kibazo utambwiye wabuze iki? Ikibazo mfite neso ngubu ntabwo njya ngo mage. Habuze iki? Use ko na mutana kizana akanido karashize nimwongera kuyigura. nese Christian reka nkubaze hari ikibazo wambwiye cyo kutarya ngo habe umukozi niwe ubirya cyane uko atabiguhera ku gihe Muteka ibiryo bike Hano umukozi ambwira ko ibiryo abitanga ku gihe. ese ibiryo barabima ariko ntabwo ibiryo bisita bigira akantu ko kunywa. Mu gitondo nzabyuka ry'ubugari se nzabyuka inyama arazihaze. mbese mama Christian urabona nyine urumva Christian umukozi ntabwo ari kumwitaho neza ni ikintu cyumvikana wowe nk'umuntu uba wiriwe mu rugo cyangwa se igihe utagiye mu kazi ugomba kujya ukurikirana uko umwana abayeho ubuzima bwe bwa buri munsi ukamenya ngo yariye breakfast yayifatiye ku gihe ibyo bizaba bihagije hari igihe umukozi abimuha uko bitakagera ibihumbi 20 ko kamemba nibyo bari kuncunagurizaho ubundi wazigendera aka kazi kamaze no kunana noneho rurarwana rwabo narwo runesha umutwe mana yanjye ntabwo ibihumbi 20 ari byo byatuma nguma hano ngaha rwose amarira umutima usobense Mutima ugeze mwana birahari ariko ntabwo nabiguhamagara rurarwana rwe bahari batashye bose bari hariya muri salo nanjye ndabiteka uzigiye mperukira kurya cyakoze numva ko umunyu wakoze nibyo nyine none se ngo ndabona utuje ufashe gutema sinzi ngo habaye iki byagenze uteze naguze mawuje uri haranda kubura ngo ndi kumutera ivumbi kandi izuba ryaravuye ese mwana wa mama ko mbona ukiri muto yakwisubire mu cyaro njye byarancanze rero naje kwa akazi kizamu wasubira mu cyaro ugakomeza ukagira ukareba ko warenga mu cyaro se nabira bijumba byaho narabihunze ariko naho naje ndabona byaremereye nabi none se mutene mwana wa mama tubigenze gute ese mutanabyageze ngo bari gusakuza cyane kandi mabuje na boss na rwarwana rwabo nibo bafite urusaku niba ari mu nzu gusa ntibansanga bakora siki si ukuvuga baraneza bakagenda ufite ibibazo none se wumva ko basi bazakongeza umushahara ndebera uduhumbi 20 nta na gahunda bafite yo kunyongeza umushahara ndabivuga mabuje akenda kunkuraho iyo kutsa ese mama Christian urumva inyota inyishe Mama ushaka iki? genda ume ku mazi ko niyo yamara inyota kuri iri zuba Wakuzanira jize. oya ntabyaje amazi niyo anyura Ushaka amazi? yego
ikibazo sanze nyaje umutima usobense amaganya agabanya amarira. none se uko mutoni nazamu watubonye akaba ari kwirukanka ntabwo bari kuduhisha ibintu shabanza ari kutugambanira tugomba kubiga wongera papa Christine ko numva hano muri gusakusa byagenze ute mu mafilisitiya Chansanze zamu na mutoni bari kuganira hano sinzi ibyabo asishari ko bari kuganira nyine ko byumvikana niyo mpamvu uri gusakuza ujye wambona nari mu nzu nyagongo ngo ujye wambona wakiruka ujye wambona wakiruka braba gucyangwa basigaye bagutinya shabanza ari kutugambanira simbizi oya nako tugambanira badutwara ikisi simbizi kabisa nuko biga ukabaganira icyo cyonyine mu Kristiya kikaba ari cyo kigusakurisha numva mpangayitse pe se ba Kristiya bigutera ikibazo nta kibazo gihari bakugambanira gute barakara abagenzi bigendera bunyine baba bari kuganira ibyabo biraho ngano nubizi bakoze bo mu rugo baba bari kuganira nyine zaho bira ntabwo nta wamenye byerekana bo baho umwanya waniganirira bagumye bakaganira bambone ngo biruke nyine bura baragutinya ahubwo wowe bigaragara abakozi basigaye bagutinya kubera iki ntabwo mbizi ako ntacyo reka twigire mu byabwo nyine bafite impamvu bihorere bajye bisanzura baganire ubwo nyine ugomba kubiga nta kibazo Kristiya meze bite ko tuje no nari kuba ndi kureba televiziyo nkabana nta kibazo ese mu Kristiya shazi bari hanze handi danje n'ubu ushaka kujya muri dushe nta kibazo bajye kwambara kajya muri dushe nese mama muri iki kibazo cyabara abakozi mwagikemuye cyane ibyo turi gukurikirana nyine ako mugiye mu ngure n'igare rero rikeneye ntabwo nzajya nirirwa ngende buri televiziyo ngo bivemo ese ntabwo wongera filime ese filime ubwo ngubwo filime yakuruhura mu mutwe ukeneye igare mba nyine no gukora siporo duha amaguru yaravunaguritse nta kibazo ndabiganiriza papa wawe turebe icyo twakora ubwo rero mama mugomba gushaka uburyo ki mungurira iryo gare ukanamindurira ikigo ibyo byose ndaza kubiganiriza papa wawe nta kibazo tubivuga na fone ya papa iri gusoma mushyire muri dushe agiye koga nyamushyire itari yacika baba yego papa bari kuguhamagara kuri telefoni iyi okay nta kibazo yimereze we ibyago ese apfuye atagiye kwa muganga oya ibyo bintu ntabwo ngo yebaba we none se uwo mwana ameze ate we yewe murebe ukuntu mwihanganisha rero uwo mwana ubwo nanjye narindi muri dushe reka nze ndebe uburyo ki nahagera nkaza tureba uburyo tubigenza uwo muvandimwe twamuherekeza amahoro okay sawa ndaje sawa nyine murebe uwo mwana atagira uhungabana mumufate mwe mumuganiriza ubu ndabizi rwose amaze igihe nawe yitabye Imana akaba abuze na mama wiwe ubu bashobora kugira ihungabana ese papa ko yifashe gutya ese ntidushobora n'ibiki mama Kristiya tugize ibyago uvuze ngo ibihe byaguze kubabara focusing kumurimo ukorarata gabanya amaganya umutima usobensa amaganya
gabanya, oya gabanya isinikwite, horana amarira, umutima usobetse amaganya, gabanya amarira. Gabanya amaganya, gabanya ubabara, fokasinga ku mirimo ukora rata. Gabanya amaganya, umutima usobetse amaganya.